Muraho neza abakurikiye Intego Driving School. Uyu ni umwanya mwiza rero tugiye kwigana rya somo ryacu risanzwe rya online. Iyi ni kopi ya 18. Mwitegereze rero iri foto ikivuga, murayibona neza. Ese wowe ukibona ino foto urumva ko ikubwiye iki? Ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda rero, iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Gisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Twakomeza. Ikibazo cya kabiri. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwaye abagenzi kikaba gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abo bagenzi, agomba gukora iki? Aha rero ugomba kukinyuraho unyuze ibumoso. Kubera iyihe mpamvu? Nuko muri cya gihe imiryango abagenzi basohokeramo iba iteye ku buryo iyo gihagaze imiryango ijya iburyo. Uramutse rero umunyuzeho iburyo wahita ugonga ba banyamaguru basohotse. Ugomba kukinyuraho unyuze hehe? Ibumoso. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza mu isaha gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe bukurikira. Mu ngingo ya 29 akeka ka 4A hagena ko imodoka zose zishobora kwikorera toni zirenze 5 zigomba gushyirwaho na ba nyirazo akapa kerekana umuvuduko ntarengwa umuyobozi atagomba kurenza. Hano rero na toni 5 nk'uko tuzumva ntazo ndimo kubona, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kigize gute kirimo. Twakomeza. Iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri, cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, cyangwa ayo matara iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku matara akurikira. No kuvuga ngo amatara y'ikinyabiziga agomba gupangwa rimwe hakurya irindi hakuno. Icyakora rya rindi riranga nomero y'ikinyabiziga plaque, rya tara rishyirwa inyuma ku cyapa ndanga kinyabiziga, iryo ryo rigomba gushyirwa hagati y'umurongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri. Aha rero dufite itara ndangamubyimba, ndangaburombarare, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Nk'uko mubiri kubireba bari online, urabona ko icyo kibazo cya gatatu nomero C, iryo tara si ngombwa ko rijyana hakurya cyangwa se hakuno. Twakomeza noneho. Ikibazo cya gatanu. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburombarare. Ibinyabiziga bifite ubupimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburombarare. Amatara ndangaburombarare rero ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10 ndangaburombarare. Iyo ikinyabiziga gifite ubugari bubyibushye burenze metero 2 na santimetero 10 kigomba gutunga amatara ndangaburombarare. Twakomeza noneho abari online. Ikibazo cya gatandatu. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo butuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ibiki yagenzura? Mu ngingo ya 12 hateganya ko ugomba kubikora umaze kureba ese koko ubutaka bw'aho hantu bumeze gute. Ugomba kubanza kureba uko ubutaka bumeze. Ikindi kandi si icyo cyonyine ugenzura, unareba umuvuduko w'ibinyabiziga mutwaye. Ugomba kureba uko ubutaka bumeze n'umuvuduko w'ibinyabiziga bigize gute mutwaye. Ese koko muri ibyo bisubizo hano kirimo? Ureba uko ubutaka bumeze n'umuvuduko w'ibinyabiziga mugize gute mutwaye. Iyo rero habuzemo kimwe muri ibyo, igisubizo kiba ari nta kuri kurimo. Ahangaha umuvuduko w'abanyamaguru oya. Ubugari bw'umuhanda, umubare w'abanyamaguru tugomba kureba umuvuduko w'ibinyabiziga dutwaye, ndetse n'uko ubutaka bumeze. Nta cyari kirimo rero. Twakomeza ku kibazo cya 7. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe ko umuyobozi bagiye kumunyuraho.
ahakurikira ni hehe. Burya imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kwa ngo amenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Bavuze mu nsisiro gusa oya, ahegereye inyamaswa zikurura oya, hafi y'amatungo nta gisubizo cy'ukuri nacyo kigize gute kirimo. Icya munani, icyo cyapa gisobanura iki? Gisobanura inzira y'abanyeshuri, abanyamaguru ntibemerewe, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga oya, ni ahegereye aho abanyamaguru bagize gute bambukira, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Mwitegereze neza iyo foto, icyo cyapa kivuze iki? Wowe urabona iki cyapa ukibonye wumva ko kikubwiye iki? Ifungana ry'umuhanda ku mpande zombi, gisobanuye ifungana ry'umuhanda ku mpande zombi. Icyapa gisobanuye iki? Iherezo ry'umuhanda, iteme rinini kandi rirerire, ifungana ry'umuhanda ku mpande zombi. Ifungana ry'umuhanda. Gutwara ikinyabiziga wasinze, ibyo ni bibi, ni bibi rwose, by'umwihariko ibinyabiziga bifite moteri. Birabujijwe ku binyabiziga bifite moteri. Igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Ubwo rero iyo ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ni ugukomeza umuvuduko uri hejuru oya, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kuko umwana ashobora kwambuka mu buryo bugize gute butunguranye. Cya 12, uburebure ntarengwa bwemewe. Ntabwo ari uburebure, ni uburemere. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura, yewe n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 gikurura n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zidafite feri y'urugendo, kuri rumoroki idafite feri y'urugendo. Twakomeza. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40. Hano bavuze ngo ni mu ngingo 75. 75 niho babivugaho. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka iyo ikinyabiziga kidapakiye, kitari munsi ya santimetero zingahe 40. Mujye mugira amahirwe yo kureba muri izo gazeti bibafashe kumamarayizinga utu tuntu. Iyo ubugari bw'imizigo, iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibisikana wenda rikorwe nta nkomyi, abagenzi baba bategetswe iki? Iyo ubugari rero bw'imizigo igenwe, ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibisikana rikorwe nta nkomyi, abagenzi bategetswe koroherana kugira ngo batambuke. Mwabisanga mu ngingo ya 20. Bategetswe koroherana kugira ngo batambuke. Ikibazo cya 15, umuyobozi w'ikinyabiziga ubundi yakitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira nyabagendwa banyuramo bazengurutse? Twumvise rero ko agomba kwitondera ibinyabiziga bituruka ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati yiwe nabyo. Ikibazo cya 16, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kangahe? Ubundi rero amapikipiki yo nta mategeko awugabanya by'umwihariko ni 80. Isano kirimo oya, twakomeza noneho. Ikibazo cya 17, umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe hehe? Ubundi wanditswe ku bwishingizi kimwe no ku nzugi abagenzi binjiriramo. Ndetse rero hano batanzeho urugero ku bwishingizi bw'icyo kinyabiziga. Cya 18, ahatari mu nsisiro, hahandi hadatuwe, hatari mu nsisiro hamwe hadatuwe, umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kangahe? Ni 50. Cya 19, tegereze neza iyo foto. Ubundi icyo cyapa urabona kivuga iki? Mu buryo bukwiye rero kivuga inzira idakomeza. Icyapa gisobanuye isangano rifite ishusho ya T, inzira idakomeza. Gisobanuye inzira idakomeza.
Ikibazo cya 20, mwitegereje neza iyo foto, icyo cyapa gisobanuye iki? Aha rero kiburira umuyaga uhuha intambike, kivuga umuyaga uhuha intambike, umuyaga w'intambike. Iyo turangije gukora ikibazo nk'ibisanzwe duhita dukora iki? Tureba amanota. Iyo tumaze kureba amanota rero dusubiramo ya kopi kwa kundi yari iteye kugira ngo turebe niba hari ibyo tutakoze neza. Murakoze rero kwihangana mwitegereze neza iyo foto. Murabona ko baduhaye amanota angahe? 20 kuri 20. Ibumoso hari hejuru mu iguni hari akaranga cyerekezo ushobora gukoraho ugiye kureba icya 19 cyangwa se ugakanda gusubiramo. Hano rero tubirebeye neza uburyo badukosoye, mwitegereze neza iyo foto. Icyo cyapa ubundi cyavugaga iki? Cyavugaga wa muyaga uhuha hehe? Intambike. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza mu isaha gishyirwa ku binyabiziga bifite ibipimo bikurikira. Twasanze rero ari toni 5, nta cyari kirimo. Ese iki cyo cyasobanuraga iki? Cyatubwiraga inzira idakomeza. Murakoze. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ni kangahe? 50. Ese wowe uyifate kubwira iki? Iki cyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Ese gutwara wasinze nibyo? Birabujijwe. By'umwihariko ku binyabiziga bifite iki? Moteri. Uburemere ntarengwa bwemewe ntiburenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga cyikuruye mu gihe rumoro kizajya ibikuruwe kuri za rumoro kikuruwe ikinyabiziga cyikuruwe n'icy'umuyobozi kuri rumoro kizikurikira. Burya rumoro kidafite feri urugendo biba bibujijwe kuba yarenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga cyikuruye. Ese iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa wenda menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara ashobora kugira ingufu zingana n'ibara rimwe maze agashyirwaho mu buryo buteganye hakurya no hakuno uhereye ku murongo w'ikinyabiziga mo kabiri, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara yake. Ni yayandi aranga icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, rya rindi rishyirwa inyuma kuri plaque. Igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomezanya ubwitonzi. Aka kapa wowe ukabonye urumva kakubwiye iki? Iki cyapa kisobanuye ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyura nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Akayira k'abanyamaguru rero tugenzura uko ubutaka bw'aho hantu bumeze yewe n'umuvuduko w'ibinyabiziga dutwaye. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kangahe? Ubundi ni 80. Nta cyari kirimo murabibona namwe. Nta mategeko iyo nta tara na rimwe cyangwa akagororomuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyacyo cyo hasi cyane ku muguno wabyo gishobora kuba cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ntibishobora kurenza santimetero zingahe? 40. Iyo foto ikubwiye iki? Icyapa gisobanuye birabujijwe? Oya, ntabwo bibujijwe, ahubwo ifungana ry'umuhanda. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba gushyirwa ayahe matara ndangaburumbarare? Ibipimo ni kangahe? Metero 2 na santimetero 10. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwaye abagenzi wenda gihagaze gikuramo cyangwa se gishyiramo abagenzi agomba gukora iki? Burya aba agomba kukinyuraho anyuze hehe? Ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakitondera iki mbere y'uko yinjira ahandi banyura bazengurutse? Azajya yitondera ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe intera bifite umuvuduko iri hagati yiwe nabyo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Hakurikira ni hehe? Bagiye kumunyuraho rero haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose biba ku ngingo ya 47 igazeti. Umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga ubundi uba wanditswe amagana he? Uba wanditse hehe? Ku bwishingizi bw'ikinyabiziga. Twakomeza. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije wenda kugira ngo ibisikana ribe ryakorwa nta nkomyi, abagenzi baba bategetswe koroherana kugira ngo batambuke. Biba ku ngingo ya 20.
So aka kantu rero ni keza, mujye mugerageza mugakunde, mukore komenti, sheya, mukore subscribe, muduhamagare kuri 0788 795 200 nimba hari icyo mwifuza gusobanuza cyangwa kuyoboza aho tugana, aho dukorera, kugira ngo namwe tube twabafasha mu bindi bitandukanye bitari online, kuko hari ayo dutangira online, hari n'ibyo tutwigisha mu buryo buri offline. Murakoze cyane kwitabira isomo ry'uyu munsi, yari kopi ya 18. Icyakora tugiye gukomeza mu minsi ikurikira. Murakoze.